Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngese ko mwahize imihigo igihe cyo kongera guhiga ko kigeze ngo murahigira hehe. Imana irangije irambwira ngo yemwe abadamaraye. Imana irambwira ngo ese ko ngo niki kibateye kudamarara. Imana irambwira ngo nyamuneka ngo nimwongere musubire ku rufatiro. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo nintangaze aya makuru abagabo ngo yemwe mwabagabo mwe ngese ngo ko mwibere mu binezeza abandi ngo mukirukanka ngo mukubita abafite umumaro ngo kandi mwakagombye kwegera Imana ngese ngo niki kizabarengera igihe cy'umwijima ko kije. Irangije Imana irambwira ngo yatanze amahirwe ngo yo kugira ngo mwisubiremo, yo kugira ngo mwisuzume, ngo ahubwo ngo muri kwita kutabafite umumaro, ngo bamwe mwaretse Imana mwambara cyangwa se mwambara undi mwambaro ubakuraho ya Mana yari yarabarengeye. Imana irangije irambwira ngo ibateye umugongo. Nagiye kurambona Imana irangije irambwira ngo yemwe mwababyeyi mwe, Imana ngo yagiye ibarengera benshi ibakura ibakura ngo mu bigirwamana, bamwe ibakiza za karande, bamwe ibubakira ingo, abandi baha urubyaro, abandi baha uburyo, bamwe bubakira ingo, abandi baha ubutunzi. Ngarika icyo mwayituye, bamwe mwataye ingo zanyu, bamwe mwirirwa musambana, bandi mwirirwa mwiyambika ubusa. Imana irangije irambwira ngo igihe kirageze ngo amarira mwarize cya gihe ngo niyo mugiye kurira mwongera kugira gute kuyibutsa. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, umuhanuzi Damu. Uraho neza? Bo ndaho ndashima Imana. Turaho turakomeye. Nubwo umuririmbyi yuzuye umwuka wera araririmba ngo ni amahoro yuzuye twabona muri iyi si, ariko dushimiye Data wa twese kariho hasendereye amahoro. Sinzi nimba icyo kintu cyumvishije. Dushimiye Data wa twese kariho huzuye amahoro. Rero amahoro mu isi n'ubundi uyabona nimugoroba, ejo ukayabura. Urumva ko ni amahoro yuzuye twabura muri iyi si. So rero turaho turashima Imana, ndetse dushima Imana ko turi bazima. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha. Yego, Imana y'amahoro nawe kugirire neza kandi kugirire neza cyane. Reka ngusabe kugira ngo wibwire abakunzi bacu. Ndi Damuru, ndi umugabo ndubatse, ikindi ndi umwana w'Imana, akunda abantu bayo, akunda gusenga. Hanyuma ni byinshi Imana igenda idukoresha, ntabwo ari ngombwa kubitondogura kuri kamera, ahubwo imirimo n'ibitangaza bibonerwa muri twebwe. Igihe kimwe Yesu Kristo baramubwiye ngo inshuti yawe Lazaro yararwaye. Yesu arababwira ati reka ntabwo arwaye, ahubwo indwara arwaye ntabwo ari iyo kugira gute, ntabwo ari iyo kumwica. Noneho Yesu buriya ugiye kuvuga ibihamya bya Yesu wamara n'umwaka utarabirangiza. Hanyuma Yesu arababwira ati indwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo imirimo n'ibitangaza bibonerwa muri Kristo bigaragare kuri we. Ariko Yesu yari abizi neza ko arwaye. Noneho baramubwira ati nyamara bamujyanye mu bitaro, ati muhumure. Ati bukeye baramubwira ati inshuti yawe Lazaro yapfuye. Ati ntabwo yapfuye, ahubwo yageze gute, yasinziriye. Umva icyo kintu pastor. Baramubwira ati inshuti yawe yapfuye. Ati reka ntabwo yapfuye, ahubwo ageze gute, arasinziriye. Noneho baramubwira ati bukeye arababwira ati none nimuze tujye gukangura inshuti yacu. Amaze iminsi nde mu gituro, baramushyinguye, baramuhambye, bari mu kiriyo, barimo kurira, umuntu wacu ageze gute, yarapfuye. Noneho reka ikintu nari nshatse kuvuga ni iki. Ibintu bitaranuka Yesu ntago yaza. Ibintu bitapfuye
ntago Yesu yaza kubizura. Sizi nimunyumvishije n'abadukurikiye banyumve neza. Ibintu byanutse byapfuye aho Yesu arahaseruka nk'intwari, ariko bitarapfa bikigaragara nk'aho ari bizima nta nyoroshyo yanashyiramo. Ariko mu gihe byapfuye bakuvuze, bagusebeje, baguharabize, bagusohoye mu nzu, ndetse banakuruze, abapfumu bahagurutse, bateranye, inama zateranye, bakaguharasinga, aho ngaho Yesu hahandi ubona ku kirengarenga ari Yesu ahanyura arimo guseka. Uranyumva neza? Aho ngaho niho magurukiye. Bundi Yesu bitaratunga ntago yaza. Rero icyo nari mvuze ni iki, icyo nishatse kuvuga ni iki, n'abadukurikiye, abantu bose nibahabwa umugisha n'Imana kubera ko baronse Yesu, kuko Yesu iyo atari buzi uyu munsi wa none ntago tuba tuvuga kugira neza kw'Imana. Twagiye tubona abaza bavuga ati turashimira Ryangombe, turashimira runaka, mupfumu runaka yaduhaye umutu birakunda. Ariko tugiye tubona ibihamya by'umugabo witwa Yesu wapfuye akazuka, yarangiza akaza mu isi agakora imirimo n'ibitangazo. Uyu munsi wa none tukaba tuvuga kugira neza kw'Imana, tukaba twitwa abana b'Imana. Hakaba hari abitwa ngo ni pastori, ni umushumba, ni runaka. Noneho karande ziwabo none zitari kumwemera kwitwa pastori, kwitwa umuhanuzi, kwitwa mama runaka, kwitwa runaka. Mbese urumva, noneho karande ziwabo zikamuha urubyaro akitwa mama runaka, mama Purense, papa Purense, papa Higiro, papa kubera Imana. Nuko twakomeje tugenda tutarasenga Imana. Yego. Karibu nisengesho. Hanyuma turagushimiye Yesu Kristo, mwami w'abami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wemeye ko tugira ahantu twagendeye mu byuma byakozwe n'abana b'abantu, turabigushimiye. Hanyuma ibigiye kuvugirwa imbere yawe ntaba ari twe, ahubwo habonekemo izina ryawe, mwuka wawe wera aganze kuri twebwe n'abagiye gukurikira iki kiganiro, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye, amen. Urakoze cyane. Reka tujye tugusaba kuko tuba twifuza gukora ikiganiro kitari kirekire cyane, ikiganiro gitoya kugira ngo abo bigenewe ntibibarambire. Reka rero noneho tukwakire utugezeho icyo Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Urakoze cyane. Icyo Imana yashyize ku mutima ngomba kubwira abantu bayo, ab'Imana yaremye, icyo nababwira cyo, ibyera byose si amata. Yesu uko yari ari kera na n'ubu niko ari, uko yakoraga kera na n'ubu niko agikora. Hanyuma tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana dusanga muri Luka 21 ku murongo wa 7, turebe ibyo Yesu yavuze. Tugere kuri 21 nanone turebe umurongo wa 8, turebe ibyo Yesu yavuze. Hanyuma turava aho ngaho dutanga ubutumwa bw'Imana. Ni ubutumwa iby'Imana ishaka kuburira abana bayo, abayiringiye, ko batagomba gukorwa n'isoni. Tuvuge cyane ngo amina. Rero Bibiliya ivuga ngo iki? Bibiliya irambwira ngo abamwizeye bahawe ubushobozi cyangwa se ubutware bwo kwitwa abana b'iki b'Imana. Numva mushu, abamwizeye abo ngabo, abo bamwizeye bahawe ubushobozi, bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ngabo bonyine. Noneho ngo abo ngabo bamaze kumwemera, iyo banyuraga mu gikombe cyitwaga Baka, noneho ngo bayitaga bagihindura ahantu h'amasoko, bakitwa abana b'Imana. Noneho ngo iyo babarasaga, yego ndavuga ababisha babo n'Abisiraheli, ngo bagenderaga muri ya ndirimbo, muri ya njyana, ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, naho ndiho naho napa, ariko nzi ko nkundwa n'uwita pwe. Uranyumva neza? Noneho apana kugenda muri ya njyana bita ngo nzakagendana, oya, kuko n'abarozi barakagendana, noneho n'abapfumu barakagendana, noneho bakaza bitwikiriye wa mwambaro. Ndi umukristo nzahora ndiwe, ariko ari umwicanyi. Turi kujana. Noneho ndi umukristo
ariko yitwikiriye umwambaro w'ubukristo ariko ari umugambanyi, ari umunyeshyari, ari umusambanyi, ari umunyeshyari. Noneho twese tukitirirwa ko turi abakristo, ariko noneho itandukaniro ni iki? Nuko ngo abamwemeye bo bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki? B'Imana. Ngenda umukristo, ibigaragazo bikaza, akitwa umukristo, urusengero rugafunga, akitwa umupastor, akagumya yitwa ko ari umupastor, apana kuwambara wa mwambaro w'umupastor n'umupagani. Turi kujana? Tuvuge cyane ngamina. Rero ibi ngibi tuvuga ntago tubitoragura muri butike, nta nubwo tubitoragura, nta nubwo twabihawe na ba anku na ba masenyi, oya, ahubwo ko twahawe bwa bushobozi, two twapfanye na Kristo tukazuka. Ejo bundi nabwiye abantu, ndababwira ngo umuntu wapfanye na Kristo akazukana nawe akitwa mushumba, akitwa pastor, akitwa umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Iyo ageze mu kigeragezo abasha kukihanganira cya kigeragezo, ariko wa wundi utarigeze upfa ngareke cya cyaha ngapfe arambarare, ntabwo yabasha kwihangana. Ariko kubera ko wapfuye, wamara gupfa ukazukana nawe, niyo mpamvu n'ibitero iyo bije ubasha kubinyuramo, ukavuga ati ngewe ndihangana. Ariko dushimiye Imana ko abamwemeye bagapfana nawe bakazukana nawe, ubu barimo gukora aho rukomeye niho bakora, aho rukomeye niho bakora, aho rworoshye bagakora, aho mu nzitanye bagakora. Ubwo ndavuga abantu b'Imana bafunga insengero bakaza kuri kamera bakabwiriza, no mu rugo bakabwiriza, no mu nzira bakabwiriza. Erega ntago guhagara mu rusengero gusa, ntago ariho babwiriza, no mu mutima urabwiriza kandi ugafashwa, urarimba ugafashwa. Reka nkubwe, nge nigeze kera nigeze kujya gufata, nafataga nk'ibiti nkabishushanyemo nk'ari abantu, nkabwiriza, nkafashwa, nkanahanura ibintu kandi bikagenda neza. Rero reka mbabwire ngo Yesu araje gusarura ibyeze n'ibiteze. Uhagarare neza mu bisarurwa by'Imana. Yego, uhagarare neza mu bisarurwa by'Imana, kugira ngo igihe cya Yesu naza agasanga uri mu bisarurwa uhagaze neza, azagusarura, afite aho azakugeza. None wa wundi uhagaze na we azamufata, ari uburyo azamusarura, ari naho azamukira. Urumva ni ibintu bibi, kuko Yesu aravuze ngo bana batoya muri ab'Imana, kuko babandi mwabanishije, uri muri mwaruta uri mu bisi. Ubwo urumva ko ari itandukano. Hari abantu bari muri Kristo Yesu arimo, hari n'abandi bishushanya ko bari muri Kristo Yesu ariko batarimo. Urumva ko ari ibintu bibiri. Urumva niba bagiye kugaragara rero, agiye gukora umuntu uri muri Kristo Yesu kandi nawe ari muri we. Sinzi niba unyumvishije. Hagiye gukora umuntu uri muri Kristo Yesu na Yesu nawe arimo. Urumva mbe muri Kristo Yesu nawe aba muri ngewe, kugira ngo ibintu bigenda neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Luka 21:7. Aravuze ngo baramubaza bati, mwigisha ibyo bizabaho ryari? Ni ikihe kimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyegereje? Ni ikihe? Urumva mwigisha, urumva sibyo batubaza se? Neza niduhanura, mwigisha ibyo bizabaho ryari? Gihe ki? Ko bizashoboka ko byasohora? Noneho buretse wumva ukuntu Yesu yabasubije. Arangije Yesu arabasubiza 28, arabasubiza ati, mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ninjye Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi, ariko ntimuzabakurikire. Uranyumva neza? Yesu yarababajije, yarababwiye, arabaramaje, ariko si ibyo ngibyo bizabaho cyangwa se bizashoboka. Ndarangije ababwira ati, hoya, mu gihe kizaza hazaza abantu bazaza bahanura bagati nitwebwe Kristo. Yesu aravuga ati nimuzabumvire kandi nimuzabakurikire. Aho ngaho ndashyiramo entre parenthèses. Uranyumva neza Pascal? Tugiye tubona abahanuzi benshi baza bavuga Kristo, kandi twese tukaza tuvuga ngo ni Imana.
ni Bibiliya ibivuze, ntabwo ari Damuru ubivuze, Yego. munyumve neza cyane. Hanyuma ngo Yesu arababwira ati ariko mu bihe bya nyuma hazaza abahanuzi biyitirira izina ryanjye, ariko ntabwo ari njye uzabatumye. None dukeneye ibimenyetso. Si ibimenyetso basabaga? Yego. Noneho Yesu arababwira ngo ibimenyetso bizabagaragaraho n'imbuto bera. Turi kujana musho? Yego. Ibimenyetso bizabagaragaraho aba bantu n'imbuto bera. Ariko uzasanga muri aba bantu baza bavuga Kristo, bazaza bavuga ati Yesu niwe ugize gute udutumye. Ibuye ririmo hariya muri nane riracagenze. Uranyumva neza? Noneho ngo Yesu arababwira ati nimwirinde hatagira umuntu ubayobya. Tumaze kubona abantu benshi bagize gute bayobejwe n'ikintu cyitwa abahanuzi. Mana yarambwiye rambwa ngo buri muntu wese nacunga izamu rye, hatagira umuntu ubaka ikamba cyangwa se icyo yababikije. Mana irangije irabwira ati abantu bamaze kuyoba ari benshi. Rambwira ngo niki ni igihe cy'Imana cyo gukora kugira ngo abera ego, kugira ngo abitirirwe izina ry'Imana, abitirirwe izina ry'Imana, bamwe bagaragare, cyangwa se Imana ije gucayura. Reka mbisobanure mu Kinyarwanda. Imana ije gucayura, uwera ajye ku ruhande n'uwanduye ajye ku ruhande. Bisobanuye ngo Imana ije gukora mu kwabo. Imana ije kugira gute? Gukora umukwabo. Rero reka mbabwire ngo igihe cy'Imana kirageze kugira ngo abasenga data mu kuri no mu mwuka bajye kumugaragara. Uyu munsi wa none nubwo hari abantu bacira abandi imanza, ariko ntabwo aribo baca amanza. Urumva? Nuko nguko ibuye rijyamo. Ubu ngubu ibintu kugira ngo ibintu bigende neza. Rero reka mbabwire ngo Imana ije kugira gute? Gusarura ibyeze n'ibiteze. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yarambwiye ngo nimbwira abantu buri muntu wese nacunge izamu rye. Nimba uri umuhanuzi cunga izamu ryawe, nimba uri umupastori cunga izamu ryawe, uri umushumba cunga izamu ryawe. Kuko abantu benshi barimo kugendera mu kigare, bakagendera mu kigare. Hanyuma reka mvuge iki kintu merutse kugira ishurirwa ry'ipfungwa n'insengero. Hanyuma nagiye kubona mbona abantu benshi bari ku musozi barimo barataka, turasengera he? Bimaranye hafi ibyumweru nka 2. Iri ishurirwa ndifite ari byo gutangariza kuri kamera, hari n'ibyo tutagomba no gutangaza kuri kamera. Umuntu agomba kubibanza n'akanabisengera. Ndavuga ibyo nabashije gusengera, Imana ikamishurira ikanansobanurira ibyo ari byo, hanyuma ibindi ndabyihorera. Hanyuma reka mvuge ngo iki kintu, insengero zimwe zigiye gufungu, izari zifunze cyakoze Yesu agiye gutanga ubundi buryo, hanyuma zimwe rwose ntago zizafungurwa rwose pe. Izindi cyakoza hari insengero zimwe na zimwe Imana ibashije kurambura ukuboko kwayo, abantu bakagira gute bagasenga. Hanyuma ngiye kurambona abantu benshi bari ku musozi barimo barasenga, no mu rusengero barasenga, no mu byumba by'amasengesho bagasenga. Hanyuma ngiye kurambona umukirisitu wese, niwe ngiye kubwira, umuntu wese uzi ko ari umukirisitu, apana ibi bya rupigapiga, umuntu wese uzi ko ari umukirisitu usenga, ari n'umuhanuzi, akaba afite ijambo ry'Imana, uyu muntu acunge sana. Munyumve neza. None ngiye kurambona hakagenda haza umuntu nawe usenga. Siko bimeze se? Koko Bibiliya iravuga ngo muri mwe hari abinjiye bagize gute? Baraseseye. Baje bitwikiriye umwambaro w'uko ari abakirisitu nabo. Nje gusenga nanjye nsengera mushumba. Nawe ukajya ugahanura. Wamara guhanura bakakubwira ese ibuhanuye ufite ibimenyetso. Ariyo mpamvu nazanye rya jambo rivuga ngo
ese mwigisha ni ibihe bimenyetso bigaragara ko ibizagira gute bizasohora? Ese ubwo ntacyo mwumvamo? Abahanuzi bose bagiye kuzajya bahanura, babanze basenga Imana, babaze ngo ese bitubwiye koko nibyo cyangwa ntabwo ari amarangamutima? Kuko hari abahanuzi bahanura iby'amarangamutima yabo, hanyuma bafite ibimenyetso bigaragara ko ari Imana agize gute yabatumye, aribyo bya bimenyetso Bibiliya yageze gute yatubwiye. Yesu yarababwiye ngo mwirinde hatagira ababayobya, ariko nabo bategereje iki? Ibimenyetso. Hanyuma ibimenyetso bizajya bigaragara n'iki? Nuko Yesu azajya guha ubuhanuzi akaguha n'ikimenyetso. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbwire abahanuzi babe maso, mbwire abigisha ijambo ry'Imana babe maso, mbwire abantu bafite insengero ni babe maso, kuko igihe turimo ni icy'intwarane. Kabiri, ugiye kuzajya wigisha, yego, uzi ijambo ugiye kwigisha iryo ari ryo n'ubusobanuro bwabyo. Ubwo aho ngaho abanyamwuka barigira gute? Barumva Pasika? Ndabwira abanyamwuka, urumva, uzajya uhanura ibyo uhanuye, ubashe kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko ari ubuhanuzi koko nyabuhanuzi, yego. Hanyuma icyo kiba kivuyeho. Ngiye kurambona abantu bari gusenga ku misozi, nabonaga ari urutare bari kuzamuka. Uko bari kuzamuka rwa rutare, nkabona hari abandi nanone bari munsi bari kuzamuka. Reka mvuge ngo abahanuzi n'abantu basenga babe maso, kuko igihe kigeze kugira ngo koko Imana yigaragaze muri aba bahanuzi no muri aba bantu basenga. Ariko nagira ngo ubwire ngo umukwabo mu cyitwa abakozi b'iki kirageze, yego. Noneho ni nayo mpamvu mu gihe cyashize abahanuzi bagiye bahanura ngo nyamuneka nimusenga, abantu bakanga kubyumva. Ariko reka mbabwire ngo kumva ijambo ry'Imana bigiye kuba ingume. Reka mbibabwire, bantu buriraga imisozi hari aho bafatwaga, hari n'aho bajyanwaga. Uranyumva neza? Bantu musengera mu misozi, mu butayu, mube maso. Bantu musengera mu nsengero zafunzwe, mukireta mukajya gusenga, mugasengera no mu mugire gute muhagarare. Jya ku musozi ubwiwe n'Imana, apana kwiyobora. Pasika, reka mbwire abantu bagiye gusenga, bagiye kuba n'igihamagara kigiye gusenga. Ariko umuntu w'umunyantege nkeya ntabwo azigera asenga, kuko abantu benshi bagiye bafungwa kubera ko barenze ku mabwiriza, ku mategeko. Mu yandi magambo, nabonaga barimo gukurwa ku misozi bagiye gusenga, abandi barenze ku mategeko yo mu nsengero no mu byumba by'amasengesho. Hari aho bajyanwaga gufungirwa. Uranyumva? Noneho nyuma yo gufungirwa, reka mbabwize ukuri, akarengane ku bakirisitu, akarengane ku bahanuzi no ku bavugabutumwa. Ni nayo mpamvu nimba uri umukirisitu koko bigiye kumenyekana, ariko nimba utari umukirisitu nabwo bigiye kumenyekana. Havuye mu masezerano, Imana yarambwiye ngo nimbabwire ngese ko mwahize imihigo, igihe cyo kongera guhiga ko kigeze, ngo murahigira hehe? Imana irangije irambwira ngo yemwe abadamaraye. Imana irambwira ngo ese ko ngo niki kibateye kudamarara? Imana irambwira ngo nyamuneka ngo nimwongere musubire ku rufatiro. Hanyuma Imana irangije irambwira ngo nintangaze amakuru abagabo, ngo yemwe mwabagabo mwe,
ndetse ngo ko mwibere mu binezeza abandi ngo mukirukanka ngo mukubita abafite umumaro ngo kandi mwakagombye kwegera Imana ngese ngo niki kizabarengera igihe cy'umwijima ko kije. Irangije Imana irambwira ngo yatanze amahirwe ngo yo kugira ngo mwisubiremo, yo kugira ngo mwisuzume, ngo ahubwo ngo muri kwita kutabafite umumaro, ngo bamwe mwaretse Imana mwambara cyangwa se mwambara undi mwambaro ubakuraho ya Mana yari yarabarengeye. Imana irangije irambwira ngo ibateye umugongo. Nagiye kurambona Imana irangije irambwira ngo yemwe mwababyeyi mwe, Imana ngo yagiye ibarengera benshi ibakura ibakura ngo mu bigirwamana, bamwe ibakiza za karande, bamwe ibubakira ingo, abandi baha urubyaro, abandi baha uburyo, bamwe bubakira ingo, abandi baha ubutunzi. Ngo ariko icyo mwayituye, bamwe mwataye ingo zanyu, bamwe mwirirwa musambana, abandi mwirirwa mwiyambika ubusa. Imana irangije irambwira ngo igihe kirageze ngo amarira mwarize cya gihe ngo niyo mugiye kurira mwongera kugira gute kuyibutsa, ngo ariko nayo ngo igiye kubagira gute kubatera umugongo. Sinzi nimba muri kunyumva. Abahanuzi barahanura, bamwe bagaseka, ariko reka mbabwire ngo uko wasetse umuntu Imana yashyize mu kigeragezo, nawe niko bagiye kuguseka ikigeragezo kigiye kukuzira. Sinzi nimunyumvishije. Hari abahanuzi bagiye baza bagahanura mukabaseka, noneho bakavuga ngo nyamara ngo uyu muhanuzi ngarashonje, ariko nubwo ashonje n'Imana yamutumye, nubwo yambaye ubusa n'Imana yamutumye. Rero ngo akebo wagereyemo mwene so nani niko ugiye kugererwamo. Niko Imana yambwiye, inkota wicishije mwene so nawe niyo uziye kuzicishwa. Ubwo nimba aramwicisha inkota y'amagambo, nawe bagiye kugukubita amagambo. Nimba waramusebeje inshuro 3, nawe bagiye kugusebya inshuro 5, kuko akebo ugiremo mwene so niko ugiye kugererwamo. Imana yarambwiye ngo iraje kandi nticecetse. Imana yarangije irambwira ngo irangije inyereka ndi Nyabugogo mfite mikoro. Imana irangije irambwira ngo nindangurure ngo mbwira abantu bayo. Irangije irambwira ngo ngo nimvuge. Ndavuga. Irambwira ngo yemwe abo yaremye ikabaheka mu mugongo wayo. Imana irangije irambwira ngo nimbabwira aya magambo, ngigiye kunyura kuri buri rugo rwose, igiye kunyura kuri Afurika, muri Afurika ngo yiba yikoze mu mufuka, igiye gukora kuri buri rugo rwose ruri muri Afurika, ruri hanze y'igihugu cyangwa se y'ibi bihugu, igiye kunyura muri East Africa yikoze mu mufuka. Kabiri, igiye kunyura i Burayi yikoze mu mufuka. Uranyumva neza? Imana irashaka ko abantu basenga, Imana irashaka ko baca bugufi bakihana, Imana irashaka ko abantu bayegera. Ibyo kwidamarara no kwiyemera no kwikakaza no kwishyira hejuru, ibyo Imana ntago ibikoze. Imana irangije irambwira ngo ibanyuzeho yikoze hehe mu mufuka. Imana irangije irambwira ngo yemwe baririmbyi, Imana yabahaye impano kugira ngo mubwirize ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo. Imana irangije irambwira ngo aho kugira ngo muririmbe za ndirimbo, ngo musigaye muririmba indirimbo kugira ngo mushimwe n'abantu, aho kugira ngo mushimwe n'iki n'Imana. Ngo kera ngo mwaririmbaga indirimbo abantu bagaca bugufi bakihana, ariko uyu munsi wa none ngo musigaye mukomerwa mu mashyi. Imana irambwira ngo amashyi bagiye babakomera ngo nibo bagiye kubakomera babavugiriza induru. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Ubuhanuzi burakomeye, ariko kandi nta kindi twarenzaho. Reka ngubwire Pascal, reka ngusabe boretse gatoya. Pascal, ari ikintu abantu batajya bumva. Hari igihe abantu basuzuguye Imana, ukibaza nimba koko uri umuntu w'umubyeyi, yego wari uri mu butayu wambaye igitenge kimwe, ariko umaze kugira mu bisubizo wibagirwa Imana ko ari ibyo byose yabiguhaye. Urangije uyitera umugongo,
uyu munsi wa none waratakiraga Imana aho kugira ngo utakire Imana, uyu munsi wa none usigaye ujya mu bapfumu. Ibaze ko Imana iherutse kunyereka abantu benshi bacuruza basigaye ngo bacururiza ku miti wa. Imana irambwira ngo do yanyeretse mu isoko, nabonaga ari isoko rinini, noneho Imana irambwira ngo reba gato nkwereke. Njye ko nambona uko bacururuza, bamwe barimo gucururiza ku miti, urabona nk'abantu bacuruza nk'imiceri, ugasanga hagati y'imifuka nka 50 harimo utuntu tw'ingiga harimo utuntu tw'ingiga. Noneho dufite none rangije ambwira ari ikindi reka dusoza, none Imana irambwira ngo bubamba amaso gato nkwereke, inyereka mu rusengero. Reka mvuga iki kintu Pascal nahita nsoza pe, none nyereka mu rusengero. Imana irambwira ngo nari ndi gusenga, hari urusengero rumwe ejo bundi bafunze ndababara. Noneho ndavuga ariko Mana uru rusengero kandi uyu muntu mu buryo bwa social media aremere, reka mvuge ngo aremewe, ariko ku Mana ntiyemewe. Noneho barambaza, noneho mbaza Imana ariko se uru rusengero koko ruzize iki? Ko nabonaga abantu barukunze, ko nabonaga abantu basenga bafashwa, uyu rusengero ruzize iki? Imana irambwira ati buretse gato yankwereke. Bantu basenga mujya mu masengero mutabajije Imana, mube maso musenge. Pastor unyumve neza, ibintu ugiye kuvuga biranakomeye. Uzi ko ari abantu bagiye bajya batura cyangwa batanga ibya 10 n'amaturo, bazi ngo bari mu guha Imana, ariko barimo kugaburira Satani. Uranyumva neza? Nabyo ndaza kubisobanuraho. Noneho ngiye ko rambona Imana irangirira ngo buretse nkwereke, mbona muri cya gihe cyo gutura amaturo uko hari icya 10 ituro amashimwe, hari amaturo, hari icya 10, hari n'amaturo asanzwe, n'amaturo y'amashimwe n'ay'abakene. N'amaturo agiye atandukanye, ariko yose nkabona yose ari muri bya byibo. Hari amaturo yari ari mu giseke, n'andi yari ari muri twa duntu tw'udusanduku. Hanyuma ngiye kurambona hari igihombo gicometse kuri ya maturo. Noneho uranyumva neza, kandi urwo rusengero ntarwo mvuze. Noneho ngiye kurambona uko batura niko bagira gute, ya maturo nikamanuka mbona ni hasi mu kuzimu. Noneho ndavuga ati biriya ni ibikise. Imana irambwira ngo abantu benshi bahawe umuvumo aho guhabwa umugisha. Bagiye babwirwa ko bampaye, ariko singe bahaye abahaye abadayimoni. Ni nayo mpamvu abantu benshi bagize inyatsi, bamwe bagira ibihombo, abandi bagiye bagira amakredi bakananirwa kwishyura, baterezwa cyamunara. Abandi bagiye babwirwa ko ari njyewe nababwiye, ariko atari njyewe wavuze. Imana irambwira ngo kubera ko bafite amatwi yo kumva nibigeze bumva, bafite amaso yo kureba nibigeze bareba. Imana irambwira ngo kubera ko bagendeye mu kigare, ni nayo mpamvu bahuye n'ibigeragezo bya hato na hato, kubera ko banze kumvira iki Imana. Sanze nimo nyumvishije icyo kintu. Ndakumva. Ibaze kuba ugiye gutanga icya 10, uzi neza ko ejo bundi wenda uzakubirwa cya 10, ahubwo kugira ngo uhabwe umugisha, ahubwo ugacyura wa muvumo. Reka mbwira abantu kubwiza insengero ziri gufunga, biri mu bushake bw'iki bw'Imana. Sinzi nimba unyumvishije. Ndakumva. Kubera ko izi nsengero zimwe zagiye zifungwa, hari zimwe zagiye zikorana na Satani, zifite n'ibimenyetso bigaragaza ko ari abasatanike. Ariko kubera ko abantu bamaze guhubikwa no gutwarwa n'ubwenge, abari abahanuzi baragenda barabahubika. Hanyuma izi nsengero none aya mafaranga batanga, none bafite izambaraga bakorana nazo, none akaba ari bo bahereza.
yego yego n'amazu baragurisha, amamodoka baragurisha, ibikwembe baragurisha, ati muze dukorere Imana dukore, ariko bambaye umwambaro witwa ko bitwa ari abambari ba Kristo, ariko atari abambari ba Kristo, reka mvuge ngo ni abambari ba Satani. Imana irangije irambwira ngo ni igihe cyo kwerekana cy'abahiriwe abaribo. Hari insengero zimwe na zimwe zigiye gufungurwa, ariko hari izindi zigiye gukurwa ku ikarita. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Urakoze cyane ku butumwa bwiza duhaye. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, tambutse nimero ya telefone. Hanyuma nimero yanjye ya telefone ni 0782 79 iyo ni ya WhatsApp gusa. Ni ya WhatsApp gusa, reka nyisubiremo. 0782 79 noneho ihamagarwa bisanzwe 07 9 49 11 163. Murakoze cyane. Urakoze cyane Pascal. Abandi nibanyarukire ku Murage TV7 bakande subscribe, bakore share na comment. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Shalom.